izi ni miliyoni 6 z'amashiringi ya Uganda bampaye kubageza no gupfunyika miliyoni. Umugisha murakoze. Yego mubyeyi. Mani bampera umugisha rwose. Ubwo uwo muntu namukubwirira iki? Rwose umubwire turakoze cyane. Odi. Amahoro mama. Ni karibu si. Murakoze. Abashyitsi tuje kubasura rero duturutse kure, sinzi nimba twakwicara ku gatebe tukabibwira. Murakoze. Mama ntabwo mwamenye rero. Ntabwo twakumenye kugira ngo tuganire ahubwo. Nje mbaririza ku mama bita Maria, sinzi nimba ari mwebwe ariko bitewe n'ibimenyetso n'ibirango bambwiye mbonye akagare hano hanze kandi natumwe uko mbona ndi intumwa. Ubwo rero nimba ari mwe Maria sinzi. Ngewe Maria. Ni ukuri ntabwo nayobye. Ngewe Maria. Ngewe ugendera mu kagare. Mwihangane mama nabibonye. Nagira ngo tuganire undi intumwa rero hari umuntu wabantumyeho nawe wakure. Ndagerageza kumugusobanuriraho sinzi nimba mwiteguye kuba twaganira nkanabagezaho ubutumwa bampaye kugira ngo mbubagezeho. Ni byiza kugira ngo tungane mumbwire tujye hagaragara kuko sindeba dere nta tara mfite nta mashanyarazi agira nta sora ngira. Mbera kugacana kugumakara ku mahanda y'irediyo kunyubwo mu kugira ngo tujye hagaragara mbitegereze mbarebe ntabwo ndeba no kurya ninjoro ncana amanda y'irediyo dere ngaya hamanitse ko ndebesha nta nubwo yaka yarapfuye yarashaje nta mafaranga afite yo kongera kugura ndi kuko ndira mu mwijima mbere. Cyo mushyikira agatebe tujye kwicara hagaragara tuganire twitegereze kuko ntabwo mbazi. Murakoze mubyeyi nibyo koko biragaragara ko hano nta rumuri ruhagije rurimo, reka twicara ahabona. Uvuze ngo tugashyire hehe? Tugashyire hanze turebe twihagaragara. Murakoze cyane. Murakoze kuza kundeba.
mama murakoze cyane ko mwampaye ikaze mu rugo iwanyu. Naje nyoboza ku mama ubana n'ubumuga bita Maria, ngize amahirwe rero mbashe kubabona, nakomanze ku miryango myinshi. Ahangaha bahita ngo iki? Kigali. Reka rero mujye mbanze nkwibwire, nitwa Twishimire Elise, ariko abanzi bakunda kuntazira Gakondo Classic alias Papaka. Ndi umunyamakuru ukorera igitangazamakuru bita Fika FM 94 n'ibice 4 na Extra Radio Media Solutions bikorera hano mu burengerazuba bushyira amajyepfo y'igihugu cya Uganda, hafi y'umupaka wa Tanzania n'igihugu turimo cya Uganda, muri Isingiro District, muri Bukanga Sub Country, hano muri Base Camp 2, twaba dukorera muri village ya New Congo. Kuko rero nabibabwiye, ndi umunyamakuru ariko naje atari kubw'akazi k'itangazamakuru. Hari umuntu wantumye uri kure, ndagerageza kuza kumukubwira, yansabye ko ngomba kumutumikira, kandi ibyo yabibonye biciye mu itangazamakuru. Ntumuzi ariko yifuza ko wamumenya, kandi n'ubutumwa yatanze bukaba bwabageraho. Ubwo rero niyo mpamvu ubona ndi kumwe n'abakameramani, ndi kumwe n'abamfasha gufata n'amashusho kugira ngo ubutumwa yampaye koko azabone yuko nabubagejejeho. Mwebwe nimba atari ibanga cyangwa se nta kibazo, mwambwira amazina yanyu ku buryo burambuye? Yego. Maria Ayinkamiye Maria. Ayinkamiye Maria. Ariko bakunda kunyita Bazirete, ariko iryo niryo mama yanyise na data, byose barayakoresha. Bazirete ni ababyeyi batwise. Ayinkamiye. Hari umumama disi w'inshuti yacu kera yaje gutabaruka hambere, nawe yitwaga Bazirete, nkuritirarumura mu nyibukije. Hari haciye imyaka myinshi rwose, iryo zina ntaryumva, birashimishije kurushaho. Abase nabuzukuru banyu? Abo nabuzukuru. Ufite abuzukuru beza cyane, abuzukuru 4, umuryango uragutse. Ni nabo utuma amazi nibo bajya kuzana inka. Mu kanya mbonye bavuye no gutashya udukwi. Bavuye kuzana udukwi, abandi bavuye kuvoma. Inyanja twabuze amazi hano. Turi kunywa iby'inyanja bisadere n'ibyatsi. Ubu ndeba rero none turi tariki 16 z'ukwezi kwa 9 mwaka w'2024. Natumwe n'umugabo uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, aho bita California, witwa Cyubahiro Jacques. Nyuma y'uko uganiriye n'abandi bagira neza bari mu muryango witwa Helping Heart Foundation TV Uganda, akaba yarabashije kubona ibiganiro mwagiranye bimukora ku mutima. Arambwira ati uzabaririze uwo mubyeyi uri aho ngaho muri Singiro District, aho muri Bukanga Sub Country, aho bita Kigali. Ngo waravuze kuba Kigali muri Nakivale. Ubwo nanjye naje ndangisha kugira ngo mbashe kugera aho muri, kubw'amahirwe n'igikundiro n'icyubahiro cy'Uwiteka uhoraho, mbasha kuba mbagezeho. Yambwiye ngo tuganire, mumbwire bimwe mu bibazo mufite bibahangayikishije cyane, ikindi ampa n'ubutumwa ngomba kubagezaho, kubw'uko ibyo mwaganiriye n'abari babashe kubageraho bafite umutima wo gufasha bo muri Helping Heart Foundation TV Uganda, bari babashe gucishaho, byamukoze ku mutima cyane. Rero nk'umuntu nawe ufite ukuboko n'umutima w'ubugira neza, aravuga ngo uwo mubyeyi muzabashe kumongereraho. Uretse se ababuzukuru ndeba, hari abana mwamufite wenda bakuze nabo mubana ku buryo dushobora kuba twaganira, cyangwa ntabo? Naba ngabo dukubanje, umuhungu wanjye nawe yarambuze, mbese yarambuze, arabandikira. Bariho niba atariho ntabwo nzi. No kwihangana. Ubwo rero ibibazo mukunze guhura nabyo byaba ari ibihe mubyeyi? Muri video yabonyemo byinshi, ariko ntabwo azi neza nimba koko ibyari bibahangayikishije cyane ari byo mwabashe kuba mwavuga. Ibyo bimpangayikishije rero n'aka kagari kangira ngo kacitse niyo maguru yanjye, utagira icyo abana barya bakajya gusabiriza. Nanjye iyo naba uyu mwana atarwaye kanjyana mu isoko tugasaba, baba tutabibonye nuko bana bakiruka muri rubanda bari gusabiriza, gutyo tukabana. Mu kuvugaho abagira neza mubashe gusaba bakabaha, niho muvana icyo kurya. Tujya mu isoko nyine aho abantu benshi bari,
tugasaba bakaduha twaba tutashoboye kujyayo umwana nk'uwo niwe urwaye dore ugasunika yaba yarwaye ubwo inzara ikatwica bakirirwa muri rubanda barasaba tukabaho gutyo imibereho niyo. Mwihangane cyane mubyeyi. Hano hantu turi hari izuba, reka mbe nagerageza kugira ngo duhindukize igare ryawe turebe muri kiriya cyerekezo niho izuba ritari buze kukwica. Hari ikibazo? Hari ikibazo? Nta kibazo. Ntabwo kagenda agahindukiza karebesha nko hirya dutera izuba umugongo nibyo biri bube byiza. ntacyo aho ngaho ndabona uri mu gicucu mubyeyi. Ubwo mwagiraga muti mubayeho musaba abagira neza iyo babafashije nko ku munsi w'isoko niho mubasha gukura icyo kurya, iyo byanze nk'umwana yarwaye cyangwa se yatabanyutse yagiye gukina n'abandi bana muraburara. Mama nabonye uburyo ubumuga buriho ni bwinshi cyane buratandukanye kandi bubabaza ubufite, ariko nanjye ibyawe byankoze ku mutima cyane. Mwamugaye guhera ryari? Niko mwavutse? Umaze imyaka ine umugaye? Ujya guhinga? Umuhungu wanjye yabandekeye ndi muzima. Ni ukuvuga ngo ntabwo yababyariye hano, yarababyaye arabakuzanira abagusigira? Arabanzanira nuko arabura umugore wamaze gupfa. Mwihangane cyane. Wabuze n'umukazana wawe mbese? Undi nawe ntibari guta umutwe sinzi ukuntu ko byamugendekeye. Mwihangane cyane. Aho kubwa abantu nyine baguma banyamba gutyo no kwihangana. Ko nabonye se mama, mwihangane byankoze ku mutima cyane, ko nabonye mugenda musa nk'abakururuka hasi cyangwa se mukambakamba nk'iyo mugiye mu gikoni guteka, ko mbona abuzukuru ari bato hari batarabasha kuba nabona ibitambambuga, reka mbita uko nguko. Guteka bigenda gute ukujye kureba nyine abana nibo bajya mu ishyamba kuzana udukwi nka turiya dukara nashyize kuri kariya gasigiri niyo kudusaba umuntu nadusabye ejo mbere ubwo niyo mbonye batinze ntakakiriho agatoki n'umuntu wakanzaniye. Nabonye hari n'ihatiro, nabonye ibishishwa by'ibitoki, umuntu wakamusigura kari agace kako. Ndabona n'udukwi twatunda abana bavuye gutashya, ndabona ufite n'agatungo, ufite udukoko. Natwe n'umuntu watundagije kugira ngo ndebe uko nabaho. Ubu nindagizanya tuno dukoko? Nindagizanya ahubwo utwana twatwe turi gupfa niba umuraramu turi no kwihangana kugira ngo urebe ko nabaho nanjye. Ni ukwihangana. Tugaruke rero ku bumuga, ndabona mwaramugaye amaguru nk'uko twakomeje kubivuga. Warumbwiye ati kujya mu gikoni ni ugukumbagurika, ni ugukururuka hasi. Hano kuba gukeye aha niho hakandagira undi gukambakamba, aha niho bajya hasi, aha nyine urabona ko cyapfuye, aha niho bajya hasi gukambakamba, ukaba bisa nk'aho ari ikintu kigera imbere. Ni ukwihangana. Ariko nimba atari ibanga mufite imyaka ingahe mubyeyi? Njye mfite imyaka 53. Murakoze, ariko nanone ntabwo ari imyaka myinshi cyane. Wari ugifite agatege nuko habayemo nijoro narihaga nk'icyo cyaka, nuko none nuko nyine satani nuko yabishatse. None se kuko iyo tuganira nk'ibi bari ukugira ngo n'undi bizakora ku mutima nk'uko byakoze ku mutima uriya Cyubahiro Jean kuri California nakubwiye, aba ari ukugira ngo dukomeze tube twareba yuko rwose n'abandi bafite umutima uca bugufi. Ibi ngibi ni umushyitsi, umunsi biba biri kuri wowe, ejo bikaba kuri yewe, bikaba ku wundi. Ni nk'urupfu n'iki, uyu munsi tuva gufasha runaka kumufata mu mugongo, ejo ugasanga ni njye cyangwa undi. Niyo mpamvu ufite umutima wo kwitanga no gufasha aragufasha. Iyo ugiye nko gukora cya gikorwa gisaba umuntu ko ajya kwiherera iyo agiye kwasurwa umwe kakazi kumwe, bigenda gute? Ntabwo njya mu tuyi, mfite akantu niyambiramo ubwana bwanjye bugatwara mu tuyi. Ntabwo nabasha kugira nakambakamba nkagereye, ariko kwicaraho ntabwo bisohoke. Byanteye amatsiko kuko nabonye umusarani wanyu ko wubatse.
nabagira neza nabo bawubatse kuri ya nyine ariko ubwo njya mu nahari mu muryango wose njya nahajyayo njya kwiyamba uko niyamba abana bagategura none rero wenda ne kugucura umwuka n'ubundi nasanze utimereye neza ngira ati narindi muri mu nzu njya ndebe yuko naba ntuje pressure ngo ibiri kuzamuka no kwihanga ntagutwaye rero umwanya wumva nk'uwakuyamba uhuye n'umugira neza wenda wumva ati uyu muntu amfashije iki n'iki nibura ubuzima bwanjye bwakomeza wumva ko uwakuyamba yakuyamba nk'iki kugira ngo nibura wumve yuko hari igiterereye ube waba gusaba wenda bibe byahagarara cyangwa se bibe byaba amateka wumva yagufasha iki kuko tuzi ko ibi ngibi ntabwo ari mwe mwenyine hari n'abandi bafite n'ubumuga burenzeho wenda ariko wumva yagufasha iki kugira ngo uvuge ati nibura ahangaha ho ndumva ko hari icyo umuntu amfashije nanjye ubuzima bwanjye burahindutse ikintu yamfasha kuko ibyo kurya biraza bigashira bikagiketse nk'uwampara nk'udufaranga nyine nkaba nashyiraho nk'utuntu nk'akadara nkajya nkicuruza nicaye gutya nyine kadara ubwo ni ka kameza gacururizwaho nk'inyanya ukaba wacuruza utudagara ukaba wacuruza nk'amakara yaba n'akaduka kaba n'ikigo n'Imana yabikoze akabibona icyo kintu cyamara ubukene ndabona ufite insina ndabona ibiti by'ibicucu na twa dukoko n'imbata ndabona zitora hano mu mbuga hari ahandi hantu se waba ufite wenda ku buryo ubonye n'uwagufasha kuba yagushakira umuhinzi ushobora kuba wabikora cyangwa n'ahangaha ndeba gusa nta handi naho ugira neza nawe wahambaye naho gusa n'uya ntaho n'ikade ntayo ngira nta kadi ugira gupokereraho icyo kurya ntabwo ubona ngo turi kwicwa n'inzara se ntayo abandi barapokera bakazana agahunga bagakora mubyeyi ibyawe birababaje cyane ibi byose rero ni ukugira ngo tubashe kuba twakwerekana ubuzima bwawe nk'uko uwantumye nawe yabibonye biciye ku mafoto cyangwa se kuri videwo yari yabonye kuri interineti kuri YouTube kuri channel cyangwa se ku rubuga rwitwa Helping Heart Foundation TV Uganda niko rero n'ibi nabyo bizagiraho bijya kugira ngo nibura turebe yuko wabasha gufashwa ubuzima bubi buguhangayikishije urimo bukaba bwahinduka Imana ikagucira inzira yo guhindura ubuzima bwawe bukaba bwaba bwiza bugahinduka nawe ukajya wicara ukayisingiza nk'uko abamukozi Imana yabaha umugisha umwana witwa nde umwana yitwa Uwimana urumva yuko ibintu biba bijyana Imana buriya hari uwizakoreramo Uwimana nawe yibone nk'abandi bana ntajye gutegera abantu akaboko kuko rusoni rimwe na rimwe aho bari guhatira ugasanga ari gutoragura utuntu ari guhekenya cyangwa mu nzira yagasanga ugasanga ari kugenda aragahekenya kumva nawe birakubabaza umubyeyi mama kuvuga menshi rero siko kuyamara intumwa igenzwa no gutumika ubutumwa nyir'ukuyituma aba yayitumye hano hari umutekano usesuye ku buryo nshobora kukugezaho ubutumwa natumwe nta kibazo uranyambaho gato kuri iyi mikoro cyangwa se Uwimana dufashe ndashaka gushyikiriza umubyeyi ubutumwa abampaye ngomba kumugezaho uko buri izi ni 6,000,000 z'amashiringi ya Uganda bampaye kubagezaho kugira ngo murebe wabona ari ya nzira hari wenda na wa mudara wavamo kugira ngo hari sinzi nimba aho naguhereye wenda urayabara wiherereye ni 3,000,000 nk'ayapfunyika mu myenda umugisha murakoze yego mubyeyi cyane murakoze cyane reka nguhe murakoze cyane namwe ubwo Cyubahiro Jacques namukubwirira ikirere uri muri Amerika umushimire turakoze cyane Imana iguhe umugisha
aho wakuye Imana izongereho urakoze cyane cyane kandi nawe urakoze we murakoze cyane nababwiye yuko nitwa Tuyishimirize Gakondo Classic alias Papa kandi umunyamakuru wa Fike FM 94 n'ibice 4 n'igitangazamakuru bita Extra Radio Media Solutions nanjye rero byankoze ku mutima ibyawe nzakomeza kukuvuganira buriya n'abandi bazatwumva umugisha cyane murakoze cyane nawe urakoze wa muganga urakoze cyane